inshuti bakadasohoka baduhinduke TV na Ganza Iganze TV show. Amakuru yawe Noheli? Amakuru ni meza, turakomeye turashima Imana. Adusuhuje abantu badukurikiye kuri Duhinduke TV ndetse n'abadukurikiye kuri Ganza Iganze TV show. Yego. Reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha. Amina. Ntabwo turi butinde kuko uyu munsi wa none ikituzanye ni ukubwiriza abantu ukuri. Bibiliya iravuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuko uzaba batura. Ukuri nakundi ni Kristo, ukuri ni ijambo ry'Imana, ukuri kwahozeho kuva na kera. Yankunda kubwira abantu ngo ikinyoma kirihuta ariko ni cyasiga ukuri. Niyo cyasiga ukuri kizagera ku mupaka, ukuri gufata intebe kwicare, ikinyoma gihaguruke gihunge. Rero abanyarwandakazi, amazina ni Prophete Noheli byukura bagirane. Ndi umusore nkunda gusenga, nkunda Imana n'abantu bayo. Reka mbabwire ngo ndabakunda kandi mwakoze uyu munsi kuba tugiye gusangira ijambo ry'Imana, kuba tugiye gusangira icyo Imana idushakaho. Bibiliya iravuga ngo kera mbere na mbere hariho jambo, ndetse no kuba tukiriho no kubera jambo. Ijambo ry'Imana rirarema, ijambo rirakiza, ijambo rihumuriza abafite imitima imeze nk'amabuye. Ijambo ribasha ijambo ni ry'Imana yakoresheje irema abantu, ni na ry'Imana yakoresheje itanga ubuzima. Niyo mpamvu ushaka kubwira abantu ngo hahirwa abantu bafite mu mitima yabo inzira zitunganye zigana Siyoni. Abo ngo iyo bageze mu gikombe kitwa Baka niko ijambo ry'Imana rivuga ngo bahindura ahantu h'amasoko. Imana ihimbazwe kandi Imana ikomeze itugirire neza cyane. Ubutumwa bazaniye buragira buti: nzanye ubutumwa bufite intego ivuga ngo mwitonde, kuko Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi b'inzaduka. Hazaza abavuga ngo Imana iravuze itavuze, hazaza abavuga ko bakora ibitangaza, hazaza abavuga ko bafite amavuta. Ariko njye nkunda kwibaza ku bantu, uzabona nk'umukristo muri iyi minsi avuga ati mfite amavuta, ati amavuta mfite urayazi, abandi ati nakuvuma, abandi ati ndi umushumba, abandi ati bafite titire, bagaragaza kwera no gukiranuka inyuma, bambaye ingofero yanditseho ko Kristo ari umwami, ariko imbere mu mitima yabo harimo antikristo. Rero Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi bavuga ko Imana ivuze, bavuga ko Imana iri kumwe nabo, bavuga ko Imana ikorana nabo, bavuga ko bafite amavuta. Ayo mavuta bavuga niba ari ubuto, niba ari amamesa, niba ari ruwiri, niba ari igihwagari, byaranyobeye. Ariko ndi gusenga natungwe nijoro, mwuka w'Imana yavuganye nanjye ibintu bikomeye. Mana we, dorasi toki tori zango unidrayi. Imana yambwiye ngo ije guhemba ndetse no guhana. Mana irambwira ngo abantu bari kuvuga ngo iravuze itavuze. Mana irambwira ngo ibabajwe n'abahanuzi b'intumbi, irambwira ngo ibabajwe n'abahanuzi b'ibibuno. Bibiliya bavuga n'abahanuzi bahanura amahuri, n'abahanuzi bahanura bikakaza, bahanura bihimbaza, bahanura biyemera, bahanura bavuga ko bavugana n'Imana. Mana yambwiye ngo inze mbwira abantu ngo mutege amatwi mwumve. Hari ubuhanuzi buri gucicikana hano hanze. Imana ihora ikubwira ko abantu bapfuye, Imana ihora ikubwira ko abantu bakoze impanuka, Imana ihora ikubwira ko abantu basaze, Imana ihora ikubwira ko abantu batazubaka ingo zikomere, Imana ikubwira ko abandi bantu bagiye kubaka bagakomera wowe utarakomera. Imana irambwira ngo ibabajwe n'abahanuzi bari kuza kubaka ingo z'abandi n'izabo zarasenyutse ntazo bafite. Imana irambwira ngo kugira ngo umuntu abe umugabo mu buryo bwo guhamya Kristo, abe umugabo wo guhamya ijambo ry'Imana ndetse n'umugabo we. Nta kuntu uzaza guhanura ngo ugire abantu bubatse inama, ufate umugabo mugira inama yubatse urugo, nawe kubaka urugo byarakunaniye. Imana irambwira ngo aba bahanuzi ni Abedomu n'Abafilisitiya. Kubera iki? Bahimbaza Imana ku rurimi, ariko ibyo bakorera hiherereye ntibabigaragaza. Ndabaha urugero nko kubashumba. Hari abantu bari gutera Julienne Kabanda amabuye, baza bavuga ngo ibitwara bihanuye, ibitwara bivuze. Leta y'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko umuntu utujuje ibyangombwa akwiye gufungirwa n'ibyo. None se niba iki kintu kibaye tuzuka atangira guhanura ngo wari warabivuze, ngo hari abantu bakora n'imyuka mibi, wowe niba uvuga ko umukozi mugenzi wawe, umukozi w'Imana mugenzi wawe akora n'imyuka mibi, wowe ukorana n'iyihe?
erega buriya umuntu agira aho arangurira, agira ijoro riba riraye. Niba uvuga ko apotere cyangwa se Julienne Kabanda afite imyuka mibi, ajya ikuzimu, afite ibintu yacishije kuba yakuzuza arena, umugisha w'ihene si wo w'intama. Kubera icyo abantu bamwe bajya Canada abandi bakaguma mu Rwanda, kuki abantu bamwe bavukira mu muryango ukennye abandi bakavukira mu muryango ukize, kuki ababyeyi bajya kwa muganga batwite bose bajya bagiye gushaka iki? Aba umwana. Nta muntu wifuza kutahana umwana upfuye. Kuki bamwe bacyura abana bazima abandi bagacura bapfuye? Ijya yemera ko byose bitugeraho. Uyu muntu witwa Nibishaka Theogene ni umuntu wahanuye ibintu byinshi bitandukanye, ntabwo mwibasiye, ariko ndi gusenga namugizeho iyerekwa. Uraza kumbaza ngo kuki utamuhamagaye kandi ufite nimero ye? Oya, kubera ko ubuhanuzi bwe nakunda kubunyuza kuri kamera yahanurira abantu, Imana imutumaho, nanjye niho mbunyujije. Mana yambwiye ngo garukiraho gutera abantu ubwoba, garukiraho ko ijwi ry'Imana ryambwiye ngo igiye kuguhana kandi iraguhana yihanukiriye. Niba ushaka amahoro, biravuga ngo noneho hamagara hari wakumva, iyo uzuze nayo ubona amahoro. Uyu Nibishaka ndi gusenga, Imana yavuganye nanjye amagambo akomeye, irambwira ngo garukiraho, ibyo wakoze warabikoze, ibyo wavuze warabivuze, mbonye igihano gikomeye ku buzima bwawe, nutagarukiraho urasubira imageragere. Kipala sikoli zango enewidra, ubu ni ubuhanuzi muzanye. Si uko natamuhamagara kuri telefone ngo tuvugane, ariko kubera ko niwe akunda kubinyuza hano, nanjye niho mbinyujije. Uyu muntu witwa Juste, izi pranka muri kugenda mugapanga mugakora ibitangaza ngo ni Imana ibikoze, ibi byo kwirwaza, ibi bintu muri kugenda munyuramo n'ibiki, Juste nibyo urarwaye. Ariko se nigutubwira umuntu ngo naza gusengera nawe atisengeye, umuntu aza kubwira Imana nawe adafite muri bakozi b'Imana, musubize amaso inyuma. Ukaye akenshi na kenshi muzasanga ari babahanuzi bavuga ngo benura, siribuyu, tikura, satura, ni ibintu twagiye tugenda tubona ku YouTube. Imana yamye ngo Nibishaka Theogene arekere gutera abantu ubwoba, arekere gukanga abantu, kuko nakomeza gukanga abantu arasubira imageragere. Niko ijwi ry'Imana ryavuganye nawe. Ubu ni ubuhanuzi bukomeye, ntabwo nari mperutse guhanura ibintu nk'ibi. Si iterabwoba, si n'amagambo, si n'ibibazo binzanye, nje kukubwira ngo Imana yambwiye ngo gerezaho, kuko iragushaka. Imana irashaka usubira ku isoko. Imana irashaka usubira ku isoko, kwa kundi waje kuri kamera umeze, ugasubira ku isoko, ugasubira mu butayu, ukongera ugasenga, ukongera ukabana n'Imana, ukongera ukiriza ubusa. Bitabaye ibizo igishari cy'Imana kirakugeraho. Bavandimwe bene data, mukunda cyabaye, mukunda byacitse. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo, ntabwo ndi bujye kure y'iri jambo rivuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza abantu biyitirira izina ry'Imana, hazaza abantu bavuga ngo ni Imana ibatumye, hazaza abantu bavuga ko Uwiteka ari ubabwiye ngo nibaze bavuge. Iyo Mana ikubwira ngo ADEPR Remera irahirimye, iyo Mana ikubwira ngo abantu barapfuye, abantu barasaze, abantu bararangiye, iyi Mana yambwiye ngo nze nkubwire ngo wayifashe nkaho hari murumuna wawe, igiye kukwereka ko ari Imana ishobora byose. Nebukadinezari yamaze imyaka 7 mu ishyamba, abana n'inyamaswa asangira nazo. Umugabo umwe witwa Herode asuzugura Imana, ajoga inyo. Umugabo umwe witwa Imana irashaka kuba nka Stefano, ukavuga Imana, ukaba nka Hezekiya, ukavuga Imana utayibeshye. Mwebwe mwemera uyu nguko ari umuhanuzi, ko asenya abandi bahanuzi, ni ibiki yahanuye byasohoye? Yahanuye ko mama Gasaro, musubire inyuma mu birebe, azabyara kuri Noheri muri uyu mwaka tuvuyemo,
uriya mudamu ari perezire Ntaganza perezire wazanye n'ibishaka Theogene yahanuye ibiki nta byabaye. Yahanuye ko Korode agiye gusara urugo rwe rutazamara kabiri nta byabaye. Yahanuye ko Justin agiye gupfa mu hani isaha n'igihe n'umunsi ntibyabaye. Abantu bundi bemera ko n'ibishaka Theogene ari umuhanuzi yahanuye iki? Yahanuye ko Nyabugogo habaye inkambi y'impunzi igihugu n'itambara n'Imana yagihaye umugisha. Yahanuye ko yari ari kumwe na Mariya na Yosefu muri aparitoma ariho baba. Iyo paritema niba ari iy'Amajerwa, niba ari iy'Ibatsinda, niba ari paritoma ya Kagugu ntumbaze, iyo paritoma ni iy'aheza. Ibyo ni ibintu byose ugenda ukusanya ugasanga kuri social media abahanuzi bariho, n'abahanuzi b'ibihuha b'ibinyoma bakanga abantu, babwira abantu ngo urapfuye, ererere Imana irambwiye, muri toilette Imana iravuze, uri kwihagarika Imana iravuze, uri Nyabugogo Imana iravuze, uri mu isoko Imana iravuze. Iyo Mana itagira discipline, iyo Mana itakubwira ngo uzubwire abantu ngo nibahinduke bave mu byaha, ni Imana yahehe. Ijambo riravuga ngo siko bizaba, siko bizahora. Kuba mutegereje, kubategereje Imana, kubategereje Kristo, kubategereje ijambo ry'Imana, yewe haracyari ibyiringiro. Ndagira ngo abantu musenge, tugeze mu minsi ya nyuma aho isi iri kwibirandura. Tugeze isengere, wa mubyeyi n'utiga kwisengera, wa musore n'utiga kwisengera, wa mukobwa n'utiga kwisengera. Nibyo koko ngira ngo murabona bariya dushimye ko kuba umukozi w'Imana yakora no kuba atakuzuza inshingano agafungirwa n'ibivuze ko kuri Satani. Izo mbaraga zikura abantu mu byaha, izo mbaraga zikura abantu, zikiza abantu imigongo, kanseri, diabete bigahunga, zikuzimu zibaho. Imbaraga zikuzimu zishora umuntu mu bintu bibi. Ntabwo Julienne Kabanda kuba yafungiwe, kuba Goresi mutakiri gukora, na Nyirinde ku Ernest yafungiwe, kandi sibo bonyine, hari n'abandi bantu baje bafungirwa batujije ibyangombwa. Niba bibona bazakomorerwa bakore. Ariko iki kintu mucyumve, wikigira umuhanuzi, wikigira umwami, wikigira umuntu udasanzwe, wikigira umuntu ukomeye kurusha abandi. Ibi ndabivuze ikiba kizabe, ariko ntambukishije ubu butumwa. Imana irashaka ngo urinde, urava he, uragana he? Jya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu wongere umwakire bundi bushya. Bibiliya ivuga ngo banjye ndabazi nabasize ikimenyetso cy'amaraso mu ruhanga. Ijambo rikavuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahari, ruracyahagaze, kandi rwanditseho ijambo ngo Uwiteka azana. Imana irabizi ko Imana izabahanuzi bukuri, izabahanuzi b'ibinyoma. Ibi bintu umwe mu bacu yaraje akajya abwira abantu ngo nimujye kugurisha pariseri. Imana muvuga ibabwira ngo nimwiheshe iby'abandi mukoresheje ikintu cyitwa uburiganya. Imana muvuga ikiza umuntu ari uko yatanze ibitambo. Bibiliya ivuga ngo igitambo kimwe gishimwa ni Kristo umwana w'intama w'Imana. Ni ukuri ibicumuro byacu nibyo yishyizeho. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo Yesu. Urashingiraho ubwira abantu ngo kugira ngo Imana ibatabare nuko bagomba kukuramenya. Urashingiraho ubwira abantu ngo kugira ngo Imana ibatabare nuko bakubaha bakagutinya. Baragutinya, wiza ngahe waririmbye iki? Muzi ko muri abasitari? Ntago muri abasitari. Umusitari ni Yesu Kristo wamennye amaraso ku musaraba agacungura isi. Bavandimwe mwitondera abahanuzi, bavandimwe mwitondera aba bantu, bavandimwe ubu narahindutse mva mu bintu nahoze ndimo. Niyo mpamvu nshaka ko ndumva mfite ifuhe ry'umurimo w'Imana. Kuri YouTube Imana ikeneye umuntu muzima, kuri YouTube Imana ikeneye umuntu uvuga Imana ivuze. Basubiza amaso inyuma barebe. Imana yambwiye ngo niba ushaka Theogene yiri imbuto z'abihanye. Izi mbuto si amaronji, izi mbuto si pome, izi mbuto ntabwo ari marakuca, izi mbuto ni imbuto zikwira abihanye. Niba kuko unahanura, niba unasenga, ongera wubahe, ubwire marayika w'Imana agaruke,
kuko ndi gusenga nabonye ingobyi yaraheze kera, umwana yaraheze kera uhetse ingobyi. Ntabwo mwibasiriye, sinkuvuze nabi, ariko inyigisho uri gutanga ntabwo ari inyigisho zikura abantu mu byaha zibajyana kuri Kristo Yesu. Wowe uraza ati ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanuzi, ugatangira gusebya abahanuzi bagenzi bawe. Umuntu witwa Luka, Matayo ni abantu bafatanyaga, ugira ngo byakozwe n'intumwa, ariko ijambo rikaba ngo murabikora nk'abihorera, mukagira ngo mpanyijwe namwe ubwenge, ariko umunsi nabisize imbere yanyu byose uko bikurikirana muzaterwa ubwoba. Nibyo koko urabona izo viyuzi, ariko ubugingo ntabwo uzabona. Muraruhira iki? Ijambo rivuga ngo Imana ni urukundo, kandi uguma mu Mana, Imana ikaguma muri we, imugirira neza. Ese mbaze mbabaza, biraba kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, n'abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo Mana muvuga muri abana babi, iyo Mana muvuga muhemukirana, iyo Mana muvuga itabariho, iyo Yesu ashimwe y'uburyarya. Mwene data, Yesu ashimwe wagera imbere y'abantu kandi Mana yambwe ngo igiye kubakoza isoni, igiye kubanika, igiye kwanika abahanuzi b'ibinyoma. Imana ije gukubura, Imana ije gusenya ibyo bicaniro mwubatse, izo mbaraga mujya gucisha, iyo myuka y'abarangi mufite, izo mbaraga z'abakonikoni n'abacwezi mwarangiza ngo ni Imana ivuze. Izo mbaraga muvuga zikora ibitangaza. Twabonye Yesu akiza abantu, tubonaho umurimo mye, yego, noneho izo mbaraga n'ubutware bwari muri Kristo Yesu, buri muri twebwe, ariko turi gukoresha Imana nabi. Impano z'Imana turi kuzicuruza, impano z'Imana turi kuzikoresha duhamura abantu ngo badutinye. Turavahe turajyahe? Twabonye Pastor Claude, twabonye Juste, twabonye umuhanuzi Ezekiel Rukundo, twarababonye bose, twabonye ba nyirinde ku yego. Kuba leta ivuze ati uru rusengero ntabwo rwujuje ibisabwa rurahagaze, ntibivuze ko nyiri urusengero ajye kuzimu nk'uko muri kuza musesengura ibintu mutazi. Hari ubutumwa nshaka bw'uwo mukobwa witwa Sharon, witwa Jackie, guhagarara kuri kamera ukavuga imvugo nyandagazi, imvugo nyanga, no kubisubiramo birananira. Koko ejo uzaba umumama, uzahekera u Rwanda, uzabyara umwana bazajya kuri kamera arebe bino bintu uri gukora. Imvugo nyandagazi, kavuga ati sinanabisubiramo. Ariko ubundi nimutsiwe n'abandi ko mbona baso bagiye babimika, bagiye babasezeranya, bagiye bababye. Uraza urambwira ngo Imana igiye ku mu rugo, nawe nibanze guha urugo, banza wihanurire. Wowe urampanura wataye umugore utabana, urampanurura amajoro ugendura, urampanurira. Ubu ngiye kujya nihanurira, niyatureho ibyiza, niyatureho imbaraga z'Imana, niyatureho ubutabazi. Ubuhanuzi bw'abahanuzi bo mu minsi y'imperuka sinyibukeneye nabo. Ngiye kurwanirira Imana ishyaka, n'ibinaba ngombwa nzabizira. Yeremiya ngo amenya ko inkike z'iwabo i Yerusalemu zabaye amatongo zasenyutse, ngo aravuga ngo ngomba kugira ikintu nkora. Nje mu mwuka nka Yeremiya, ngomba guhaguruka nkarwanira Imana ishyaka, ikajya ivuga ngo mu Rwanda harimo umuhanuzi, ku isi harimo umuhanuzi, harimo umuntu nemera. Ibintu by'amatiku. Kera abakristo barasenganaga bagahugurana. Bibiliya ngo kubana kwabo kwiza barahugurana ngo batagwa mu byaha. Ubu umuntu aravuga akunda agahita yirukira muri ribu, kandi abakristo kera barahuraga bakaganira bagahugurana. Ariko abo ubu ngubu ntiwamenya. Imana yambwiye ngo nibishaka Theogene iragushaka, Pastor Juste Imana iragushaka, Ezekiel Imana iragushaka, Pastor Claude Imana iragushaka. Imana ikeneye ko muva mu matiku,
Imana ikeneye ko mukora ibintu bizima bihimbaza Imana. aba bahanuzi muri kubona ku mihanda b'ibinyoma, abahanuzi bari kuza bavuga ngo Imana iravuze itavuze, aba bahanuzi mujye mubanza mubitondere, mwitondera abahanuzi b'ibinyoma. aba murara muhamagara amajoro, aba mwandikira ku matigitoku, aba bakoze imbuga, aba ngaba Imana yambwiye ngo hari abahanuzi b'amabandi, b'abajura, babeshya ngo irabatumye itabatumye. aba bahanuzi mubitondere. ubuhanuzi bwa mbere ni ijambo ry'Imana. Mwuka wera ari mu mitima yanyu. Amina. Mwafashwe mute? Ko mwari bazima, ko mwasengaga, ko mwirizaga ubusa, mwafashwe mute? Mwabaye mute? Imana irababaye. Njyewe ndi gusenga Imana mbi ati genda ubivuge, ndabizi barakwibasira ariko ndabivuze. Nakoze cyane. Nimwanga kumva mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Nimwumvira iby'Imana ibategeka n'iby'ibasaba, mukabana n'Imana, mukizera Imana, mugatanga ubutumwa bwuzuye bukura abantu mu byaha bubajyana kuri Kristo. Ubutumwa bw'Imana ntabwo bugurishwa. Mwirwa musaba abantu ngo nibabahe za wifi, ngo nibagure amatelefoni, ngo nibabahereze za bandi ngo basengere. Imana yamye ibyo byose yarabibonye, ije kubakoza isoni, ije kubanika, ije kubatunumura. Kandi si ibi gusa, n'isengero zisige zitubaha Imana nazo zigiye gufungwa. Ngana ku musozo w'iki kiganiro, ndashaka gusengana n'umuntu udukurikiye none ahangaha, ngakubwira ngo humura. Wahuye n'amabandi yishe muri Kristo Yesu, arakwiba arakwambura. Wahuye n'abajura, waribwe, ariko haracyari ibyiringiro ko n'igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Dore Imana ikugarutseho kandi kugarukanyaho imbabazi nyinshi. Uhumure, yewe ucitse intege, yewe uremerewe, yewe urushye, haracyariho ibyiringiro. Ijambo riravuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange, kuko Yesu ni umunyebambe, yohereje mu mutima, arabaruhura, arabafasha. Tugiye gusenga Imana. Waba ufite ikibazo, waba ufite uburwayi, waba unaniwe, waba uremerewe, waba warahuye n'abesikoro bashinze business muri Kristo Yesu witwaje Bibiliya, ariko nje kukubwira ngo humura, ibyo Satani yakunyaze Imana irabigaruye. Haracyari ibyiringiro ko n'igiti cyatemwa gishibutse. Reka nkubwire ngo humura, Imana igukore ku maso, ikwereka abahanuzi banyabo. Imana igukore ku maso, ikwereka umuntu muzima. Imana iguha abantu mu bantu ufite benshi. Imana igukoremo umuntu umwe uguhagarika guasongera ku musozi w'ibyishimo byawe. Imana iguha umuntu umwe. Baragusebeje, bakuvuza amagambo, baravuze ngo baraguharabitse, ariko Imana iguha umuntu umwe mu bantu benshi. Imana iguha umuntu. Wabuze umuntu ukuvuganira, akira umuntu ukuvuganira. Wabuze umuntu tola si toli zango koli zango winima ria baba sheto pifo enima. Imana iravuze ngo yongeye kubaka ubwami bwayo. Imana igiye kugaruka ku bantu bayo. Tugana ku musozo, Petero yaravuze ngo mwishe mukamubamba, ni ukoze bimireba. Yesu agiye kubagirira neza, hari ibintu Imana ikoze. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizeye. Abakozi bawe bamaze kwihindanya, bamaze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, bamaze kugenda bububa. Ndagira ngo ngere ubagarukeho, ubaha agakiza k'umwimerere, ubaha agakiza kavuye mu ijuru, bahereza imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Niko dusengera abantu bakomerekejwe n'aba bahanuzi. Aba bahanuzi barabakomerekeje, bigize inama kandi ari ibirura. Man, urabizi kuri Imana ibasha kugira icyo urema kandi ukagikomeza. Sengera imitima yakomerekejwe n'abahanuzi, yaba ari abadiaspora, yaba ari abanyarwanda, yaba ari ku isi, ari ibihugu by'abaturanyi. Ndabasengeye aba bantu ngo ngiye kubagarukaho. Aba bahanuzi mumubwiye ko inkota yari igiye kubarya, ongera ubagirire umuhe, ongera ubagarukeho. Hezekiya yaravuze ngo yaravuze, Yeremiya umukozi we yaravuze ngo mbese aya magufwa yabasha kubaho? Aragusubiza ngo ni wowe ubizi. Ndagusabye nawe wongera ugendere ino mitima. Nkuko Mana ndasenze, kuko Imana ishobora byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.